gereza agafoto gawaze nti umuntu muramuzi bamwe bakambwira ntago tumuzi nyuma birangira bimenyekanye. So abantu benshi barabisobanuye ni inkuru ivugwamo umugabo wapfuye umugore w'umusambanyi abagabo bamusambanyaga bose bavugwamo na mudugudu waho umva harimo angle nyinshi ahubwo ni wowe urayobora ikiganiro ujye umenya ngo aka ntago nkavuze yego uriya mugabo ntako atari yagize nibutse kandi kantu ngariya ngo niwe wavuze ngo gucana inyuma ngo gutandukana kubera gucana inyuma ngo ni umurengwe. Ababyeyi bakuze ndabari ni ngewe ngo none se ngo indwara zarahagaze nabyo bitekerezaho iyo harimo ikindwara wegekaho nibi byo kwicana violence twongereho n'indwara ibyo nibyo bintu bishobora kugira kareke kajyemo indwara no kuba abantu bakwicana ibyo byo bose nta mpamvu uyu muryango umugabo yaratsimbaraye kwa kundi nimba mvuga yanga gutana n'umugore atekereza abana ngo kubera imyemerere ye ngo y'idini asengeramo ni umukino umudivantiste abadive ntabwo bagira agatanya harya ngo wapi burya ngo ayinsabye we ayishaka akayinsaba nayimuha pe ariko njyewe mu myemerere yanjye batayimuhaye sina umugore se yarayimusabye umugore yayisabye umugabo aranga batinze sinshobora gutandukana yego nyine inzira ibintu ni bibiri ashobora kubikora yanga ko abana koko babura kaya z'ababyeyi ariko umugabo yari yarihanganiye ubusambanyi bw'umugore pe ndaza kukigarukaho yego umugore amusabye gatanya umugabo aranga ku nyungu z'abana ariko akihisha inyuma independence financière nkora nyikubwira buri hano mu Rwanda biba gake hari ibihugu duturanye urabyumva hari ibihugu duturanye iyo mumaze gutunga byinshi kandi ibyo bitagira n'amategeko ya za gatanya ahita kurangiza ashaka iki independence financière kwigenga kuri ya mafaranga murakuze mwatangiye mufite utumiliyoni 100 mugeze muri miliyari 10 urabyumva independence financière imwe yasabye cyane umugore yasabye gatanya abagira ngo nibura muri za miliyari 10 nawe atunge miliyari 5 yigengaho kuko iyo muzifite nta barizi ahorana Richard Poche ni ahorana miliyoni 5 ku gakonte n'iki ariko hari icyo atakwisanzuraho ntashobora gushinga uruganda rukenera miliyari 2 cyitse muvuganye ariko nimugira gatanya afite 5 ntashobora kugurira inshuti ye imodoka ya miliyoni 10 ashwi baze na miliyoni 8 ngo zabaye ikibazo hariya nuvuga ngo umugore yasabye gatanya umugabo yihanganiye ubusambanyi abyumva yego none umugore abonye ubu bwihangane bumujena akenera independence financière kuko umugore avuga ngo sambana ari kujya utaha hano ugume mu rugo abana babe abacu umugore hazama kakayihaye ko kugira ifaranga yigengaho asaba gatanya umugabo nawe yabibonye ati cyo ni kibazo ni hano bigeze rero kuko ibindi byose uramugabo yari yabyihanganiye ariko nanone nibagiye kubaza Dashim hari ikiganiro Dashim yakoze tugeze no kukivugaho kijyanye n'umura w'umugore buriya ngo umura ku mugore uruta izindi ngingo zose mu gushepinga uwo mugore uruta umutima uruta ubwonko uruta byose umura donc ubika amakuru kandi ntupfa kuyatakaza kandi ntawe weditinga ubwonko barabweditinga sibyo se iyo bagiye nagera kuri vu ubwonko bukeditinga umura ntiweditinga wo witure oya ntabwo witure kura urabika witure ntabwo urekura ubigize nkaho ari ukurekura bombe oya urekura gake mu myaka kandi ukarekura reality ibidasubira inyuma bishatse kuvuga iki abantu bumve neza umugore niyo mpamvu Makorodine na wa munyamakuru bavuze bati ya munyamakuru yamubazaga ngo umugore waciye inyuma agenda agiye
urumva naho umugabo aragaruka ko we ni nk'umukino yana ngo ni direct ahita yigarukira ni nk'umukino ngo bita binarangirira n'umutima n'ubu bifasheho bashwe ariko umugore impamvu aherayo rero ni iki nuko icyaha igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ntabwo igihe cyose aba ari icyaha igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina wabishaka utabishaka kibera mu mugore turumvikana yego kibera hehe umugore mu mubiri w'umugore hari icyo umugabo akuraho nishwe hari ikinjira mu mugabo nishwe ariko byose iby'umugabo la bikagumamo sibyo yego umugabo umwe inshuro 5 cyangwa mumaranye imyaka 3 undi mugabo mumaranye imyaka 2 undi mumaranye 10 undi mumaranye 3 bose bamenamo umura wawe ubitsa amakuru y'abagabo barenze 5 niho handi bavuga ngo iyo zirenze izi nizi barasara babyumva nuvuga ngo imyitwarire yawe ubuzima uko ureba uko behaving uko ubana n'abantu uko byose birimo ya makuru y'aba bagabo 5 ubitse icyo nicyo bitumura ni danger urumva yego nuvuga uko ugenda uko utambuka uko wambara uko wisiga uko ukunda abantu uko iki harimo uruhare rw'aba bagabo ubikiye amakuru noneho rero abo bagabo ni bande rero abo bagabo ubikiye amakuru harimo ufite se wiyahuye harimo ufite se w'umucuraguzi yego hari ufite nyirakuru warugaga yego hari ufite sekuru nawe wakundaga abagore abo bose babitse muri wowe urabyumva yego babitse muri wowe nuvuga ngo ibyo urekura byose ibigusohokamo byose ibigukikije byose birimo ya makuru y'aba bantu barenze 5 ufite kugira ubuzima bw'umwuka n'akarande bitangwa n'umura yego babyumvise yego ndakumva imyitwarire iki ibindi bishobora gutangwa n'ibindi bice ariko imyuka n'akarande bitangwa n'umura niyo mpamvu ushaka kubyarana n'umugabo witonda nka kuriya ukabyara umwana w'igisazi kubera ko mu bagabo mu makuru ufite uri gutambutsa harimo n'ibisazi yego ayo wafekita ku mwana harimo n'ibisazi mumura sibyo so nukuvuga ngo sinzi niba ibyo ndi kwigisha abantu baraza kubyumva nukuvuga ngo ni umwanda ni umwaku ni ishyano